ibintu ndi kukubwira najya no muri stade Amahoro. Erega nakubwiye ngo ukuri ntigukena amaboko. Nakubwiye ngo ni igihe cyuko abanyabinyoma bazacecekane. Kandi nta n'ukuri bamenye kubera yuko nyine batabanye n'Imana y'ukuri. Uri kunyumva neza? Umunyakinyoma iteka ryose baramucecekera. Uri kunyumva neza? Arabizi Kayanja, arabizi ko adasa n'ubutumwa, arabizi ko atanasa n'ubutumwa bwa Kristo. Arabizi ko nibyo avuga atari Kristo ko batanaziranye. Ubuse mwirirwa muvuga ngo Imana ngo basereje Imana. Niwe wisereje. Yuda agambanye niwe wagambaniye ubugingo bwe. Yuda ntigeze agambanira Imana. Kutanyumva. Satani yikize hejuru niwe kwirimbuje inshuti yanjye. Umunyabyaha niwe wirimbuza. Yewe yaravuze ngo umunyabyaha nakora ibyago hari icyo bitwaye se Imana. None se nukiranuka byo hari icyo. None se uzaba umujyanama wa Kristo. Wamugiriye inama yo kuza gucungura, wamugiriye inama zo kubabarira Faustin no ntabwo naje kubibutsa kubaha Imana. Ahubwo naje kubabwira yuko ni muhunga ibyaha. Ni muhunga ibyaha, mugwiza urukundo, mwubaha Imana, mwumvire Yesu, mwumvire umwuka, musome ijambo ry'Imana, mufate umwanya mujye muri Bibiliya, mufate umwanya muzamuke ku misozi musenge, mufate umwanya mwiriza ubusa, mufate umwanya kuko umuntu w'Imana igitangaza na kimwe Kayanja akora. Ni bitanga uriya nta kintu na kimwe. Igitangaza nakubwiye ngo nuko umunyabyaha abwirizwa guhunga iteka rya Gehinomu. Ubwo butumwa Kayanja ntabwo abugira. Yesu ntabwo agira abahanuzi bakabara nkuru. Yesu ntabwo agira abahanuzi batari nkuru. Nepo nigeze kukubwira ijambo rikomeye cyane n'ubu ndongera kubisubiramo. Narakubwiye ngo niba hari umuswa uriho mu isi ni umuteoloji, kandi nimba nanone hari umuswa wabaho mu isi Imana yamubona mu bahanuzi. Ariko niba hari umuhanga wabaho n'umurwanyi ukomeye wabaho, niye yuko nubundi aje kugira gute, aje kwerekana intego zo gusohoza amasezerano, kandi abantu isi iri mu gahuge nepo. Uranyumva? Yego. Isi iri mu gahuge ariko Yesu ari gukora mu ibanga kandi asoza icyo yagiye avugana nabo yagombaga kuvugana nabo mu ibanga. Isi iri mu nduru, isi iri mu rusaku. Hano y'u Rwanda nepo. Ntabwo u Rwanda rukeneye ubuhano. Nese u Rwanda ntago rubayeho kubw'ubuhanuzi. Banze unyumve neza. Na Isirayeli yakanjagarariye igice kintu cy'ikinyoma. Hano muri donc ari donc mu bantu bari kubaka ikinyoma hano muri East Africa. Ariko nyumva neza. Ani imbaraga bakura muri za Lake Victoria. Naharaza Dar es Salaam hara ku nyanja y'Abahinde. Ariko umva neza. Ntabe ngo nisha. Buzishyari. None se ubu Mignone niwe muvuga butumwa wa mbere. Urumva uriya Mignone niwe nawe yakwamamara. Nese ubu yarenza ibinyoma bya Joyce Meyer. Ariko Joyce Meyer icyategereje n'umuriro. Abo ba Ben Hiri n'umuriro bategereje. Ubu Billy Graham yawugezemo. Kandi ibi ntabwo ndi guca urubanza. Ni ukubwira ngo ivuga butumwa babwiriza bya prosperity. Presente linepo. Ibihumbi ijana by'amadolari n'urubwa. Oya ni menshi kuri wowe n'aba YouTubers babona bagatangara inoti. Uza abanyarwanda bafite amafaranga arengeje ibihumbi ijana by'amadolari. None bira wifashe gute? Ubwo nyine mbwira Yesu. None se Yesu aho yagiye kwemeza abantu atanga amafaranga. Hambwiye. Anabwiye Petero ntabwo yanayakoze, yavuze ngo gende wasamure ifi uyikuremo. Uranyumva neza? Nawe waraza akangana avuye hano hirya inuze ani Bugande ngo yaje muri Jet Free. Mbere yuko ama Jet Free none se barutabura hano. Uyu nguyu yaruta Paul. Kiriya ni kimwe, icyo cy'amavuta ni kimwe. Hari icy'amazi, erega bafite imikorere myinshi cyane. Hari icy'amazi, hari n'icy'amafaranga n'abantu. Ubuse Francis Satu aragenda akaza akakubwira nimero ziranga muntu, akakubwira nimero za banki. Iyo ni nuza nicyo bita ishami rya voyance Astral. Uri kumva abantu bajya muri za yoga nibo bakoresha imyuka amadivinite sore izo bita za Lakiteni. Narabikubwiye Lakiteni ni nuze ni demo iba kunuze kuri mu kirere cya gatandatu hano hano. Yemeye ko abagore bayobora, aba depite baba bamikazi Imana ibyira byemera mwisi ari mwisi ko baba ministre, baba president b'inyo ba senatrice, baba rwose baba abayobozi
bakagira role rwose, ibyo biremewe cyane kuko no ku bwa Salomo habaye umugabekazi w'Isheba. turi kumvikana neza. ariko nakubwiye ngo kwa Yesu mu bya Kristo mu bwami bw'Imana nta mugore uba umushumba-kazi, nta mugore uba umutware-kazi. umuntu nashaka kuba umwepiskopi kandi hepfo aho ngaho muri Timoteyo wa mbere 3 havuga ijambo yitwa ngo abadiyakonikazi, abahanuzikazi babaho kwa Yesu mu bwami bwa Kristo Yesu, bavuga butumwa kazi babaho. none se Imana ni umuheburayo bavuga ngo ibyarwa na Aburahamu, ubwo muhirirwa mubeshya abantu. Imana ibyarwa na Yakobo kandi Yesu si na mwene Yakobo. Ibyo mujye mubimenya, ubwo yagiye gukiza bene Yakobo, ariko nta Yesu si umuyakobo, nta nubwo ari n'umunyarwanda, si n'umuzungu, si n'umwirabura, si umushinwa, si umuhinde, si umugande, si umunyarwanda, ngo Yesu ni umwirabura. Yewe mama, yewe papa, humura mu izina rya Kristo Yesu. Yesu aje gusohoza icyo yavuganye nawe. Yesu nigeze akubeshya, Yesu ntahemuka, Yesu ntasa n'abantu, Yesu ntasa n'ibihe. Yambwiye ko ibihe n'igihe abifite mu kiganza cye. Rero humura, twirukanye uwo mwanda n'ikinyoma cy'abahanuzi b'ikibi mu izina rya Yesu. Ibuye ry'umwijima turaryirukanye mu izina rya Yesu Kristo. Nivuga butumwa ry'ikinyoma n'umwanda turabyirukanye mu izina rya Yesu. Twirukanye urufatiro rw'umwanda wose wa Satani mu mbago z'igihugu cy'u Rwanda. Agura abanyarwanda, agura u Rwanda mu izina rya Yesu Kristo. Ruha umugisha kandi uruhire mbere y'umunsi ukageza iteka ryose mu izina. Kangusuze kandi nkwifurize amahoro y'Imana, nkwifurize umugisha w'Imana mu bice bitandukanye heremo byose bitandukanye, amajyaruguru, amajyepfo, iburasirazuba ndetse n'uburengera bwaryo. Reka mwese twizere ko muri amahoro kandi Imana ikibarinde mu buntu bwayo. Ndabasuje rero kandi mbahaye ikaze mu kiganiro cyacu kivuga ubutumwa cy'uyu munsi. Ushaka kudukurikira utameze neza, umva bitari kugenda neza uko ubyifuza, ariko reka tukubwire ngo humura, Yesu aracyahari kandi aracyakora imirimo n'ibitangaza, kandi uko yari ari kera n'uyu munsi niko akiri. Arakiza bigakunda, yazura abapfuye bigakunda, atanga ubushobozi bikerera kwa ukeneye n'amafaranga agashya yatanga. Byose Yesu abikora. Wipfa nabi rero ujya mu bidatubaye kugira ngo ujye gushaka y'indamu, ahubwo izera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wawe, byose abifite mu kiganza cye. Ariko kandi reka mvuga ngo nawe uri gukora bikemera byose ukabona biri kugenda neza, ntibiri impamvu yo gutukisha izina ry'Imana cyangwa se gutera Imana umugongo, ahubwo wahisha Imana muri ibyo ngibyo iri kugenda ikora, bityo bizayihesha gukora n'ibindi utarabona. Nuko twinjira mu kiganiro cyacu rero ngeze umugisha, niko akote tubona n'abakozi b'Imana bakiri bazima bavuga ibintu by'Imana kandi bari n'umwuka w'Imana. Faustin Karame, turakwakira mu izina rya Yesu. nanjye ndashimye mu izina rya Kristo Yesu. Meze neza maze nakumbuye maze Imana ni guha umugisha cyane. bimeze bite n'abantu b'Imana nibahabwa umugisha mwisi mu izina rya Kristo Yesu. Yego. Namwumvishe rero ni umuntu w'Imana Faustin tugiye kuganira nawe muri kano kanya. Twishimiye kuba nawe, reka muha akanya manze asuhuza abaduteze amatwi. Abantu bagukunda Faustin, ni ukuri pe, basuhuza mu izina rya Yesu. Rero abantu b'Imana ndabagumbiriye mu izina rya Kristo Yesu, aho bari mu bice bine byose bya Afurika, ibice bine by'isi, ibice bine ku butaka bw'u Rwanda. Mbese dusuhuje ab'iburengerazuba, ab'iburasirazuba, ab'amajyepfo n'amajyaruguru, mu mpande zose, zaba igihugu, zaba umugabane wa Afurika, zaba n'umubumbe w'isi dutuyeho. Imana nibaha umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Mbese ubwo dusuhuje hano Afurika, na hano iwacu i Rwanda, i Burayi, Aziya, Australia, Amerika, mbese mu migabane yose turabasuhuje mu izina rya Kristo Yesu, nibahabwa umugisha n'Imana. Amen. Amen. Uduteza amatwi rero cyangwa se uzadutega amatwi ko birashobora ko ari butumwa cyangwa azatumva ikindi gihe, wese turamusuje kandi namanze yicare kugira ngo twumve ubutumwa bwiza Imana ize ku mutima wa Faustin. Ni ukuri.
siko bimeze Faustin kandi bimeze neza cyane ku rugero rukomeye cyane ariko mfite umaze iminsi mu bitaro yo gusenga yego ko buriya yewe ijwi numvise rimpamirije umutima ati irukanka genda uvuge ibyo nari mbwiwe ariko Faustin kakwibeza akabazo k'amatsiko yego hari abantu benshi bavuga ati Faustin turamutinya cyane ni ukubera iki ariko abantu rero bakwiriye none hari igihano twakoze nk'uko mukorona ko turikana bacishamo gaseka bakavuga ngo yongora amaseka disi ubu rero ndumva ndi bworohe cyane kugira ngo abantu mbese bafashwe cyane buriya ndumva rwose abantu bishimane n'umuntu w'Imana Faustin kubera ko numvise Imana nyikunze cyane cyane mbese yankoreye akantu numva ndanezerewe cyane numva imishurira ibintu bikomeye cyane numva nangariye Yesu uraje utange turo ryishimye okay ntacyo bitwaye ntacyo bitwaye ntabwo bisanzwe Imana ishimwe cyane ni ukuri ubugingo bumeze neza nabwo Imana iraburinze ku rugero rukomeye cyane nepfo Imana ishimwe cyane amina kandi izina ry'Imana rihabwa icyubahiro kandi rishyirwe hejuru kuko remera ko byose ari ukuberayo ni ukubera Imana reka twinjire mu kiganiro reka tugusabe umanza usenga Imana wowe dukomeye dufasha rero impamvu nari nakubwiye ko Imana yantangaje ngiye gusengera mu ndirimbo ya 68 mu gakiza kandi numvise Imana ijya iguha impano yo kuririmba rero ndumva twaririmbana kubera yuko rimwe na rimwe hari igihe tujya dukorana ubutumwa nkumva Yesu ahawe icyubahiro nkumva bigenze neza Imana iguha umugisha cyane kandi uba mu bantu donc tuvugana nkumva hajemo stimulation cyangwa ikirere cy'imbaraga z'umwuka w'Imana nkumva ko nta gutarara nkumva yuko nta gusara mu magambo ahubwo nkumva yuko ukomeza kuzurira mu bumwe bw'umwuka w'Imana Imana nigiye ibiguheramo umugisha n'imbaraga haleluya aravuze rero ntabwo ukwiriye kandi nanjye ntabwo nkwiriye n'umunyamasezerano ntakwiriye kugira gute kwiganyira Imana iguha umugisha cyane aravuze ngo ntabwo nkwiye kujya niganyira nibaza uko ejo nzaba merewe nzajya nibuka yuko ihoraho imenye ibyo byose uko bingana ifite umutima w'urukundo kuko igintu ngisha ibinkwiriye umunezero n'umubabaro byose abinzaniramwe amahoro umunezero n'umubabaro byose abinzaniramwe amahoro ambaha ndetse buri munsi kandi angerere ubuntu bukwiye ajya nyikorere imitwaro niwe data kandi niwe Mana nguko kwajya ntunga buri munsi ajya ndamira muri byo byose buri munsi azajyamo imbaraga iryo ni isezerano yamaye buri munsi azajyamo imbaraga iryo ni isezerano yamaye Mana yanjye komeza ujye umfasha ngutaramire neza icyo umbwira mpore nizeye ijambo wambwiye sinabure ku mbaraga zawe no mu bikomeye biri ubu undamburira amaboko yawe imbaraga ku buntu bwawe kugeza igihe uzaza kunjyana imbaraga ku buntu bwawe kugeza igihe uzaza kunjyana amin haleluya turasenze disigisho ryakomeye yego
ngo mana akomeze ibyo mfata ni isengesho Yesu yamaye cyagiye siri place tuvugana mugira ni kandi ndumva umwami yemeye ko nza kuvuga ko nza gutera imbuto y'ubutumwa. Yego. Ariko uyu muntu ari mu bihe byiza nawe. Ariko urumva jewe ubundi ni kuvuga ngo iyo mbonye abantu bari gukina n'ururimi cyangwa bagakinisha akanwa mu mpamvu z'amagambo, ndabona ko bafite ikibazo. Nubona umuntu w'umunyamasengesho by'ukuri cyangwa umuvugabutumwa by'ukuri udashaka kuba mu mpamvu zo kuririmba zino ndirimbo zitwa izagakiza, zitwa ukabona ari muri ibi bintu byitwa ngo za gospel, ngo nanjye ndi umuhanzi ku giti cyanjye, nanjye ngo Imana ingiriye neza, ukumva ibintu ahanga kavuga ati se ibintu hanga ko bidasa n'ibyo abantu b'abanyamasengesho. Rero Yesu yaramaye iryo sengesho, naje mbisenga nza ndibiri mbese nza senga ndi gutekereza uko nagiye kumva numva umuntu mbirimbiyemo, ndavuga nticyore, ndavuga ni Imana ishimwe cyane. Kandi ubwo nuko nari maze kukubwira nje rero gutera imbuto y'ijambo ry'Imana ku bantu bo ku musarabati. Yego. Ndangije ndavuga ni Imana ishimwe yuko inama yisenye. Ni ukuri uko mbikoze niko umwami nyine numvaga ko isengesho riri bw'introducing ikiganiro ari ubwo buryo. Yego. Imana iguha umugisha cyane. Atubwe ngo Imana iguha umugisha. Amen. Haleluya. Amina. Utinije gutera imbuto y'ijambo ry'Imana. Foste mu iminsi nakwitangiye ko mbona ko ari iminsi itandukanye igoranye. Hari iminsi bajya kubona abantu bafite inzara n'inyota yo kumva ijambo ry'Imana. Ni iki kiri gutuma abantu ino minsi badakunda ijambo ry'Imana? Yaba no mu nsengero uzajya no mu nsengero ugasanga ajya mu mwanya w'ijambo ry'Imana ukabona bose abenshi barasohotse. Yego. Kuki abantu muri ino minsi murabona indwara iterwa n'iki gutuma abantu badakunda ijambo ry'Imana, batagira inzara n'inyota yo gushaka ijambo ry'Imana kandi muvuga cyangwa se muvuga yuko ari bwo buhanuzi bukomeye? Yego. Niki gutuma abantu badakunda ijambo ry'Imana nk'abambere? Imana iguha umugisha cyane kandi urumva ubajije nk'umwana w'Imana. Nta muntu utazi ibya Yesu n'ubundi ntiyamenya impamvu zabyo. Ugize neza cyane. Hari polemique, ukabona umuntu n'umunyamakuru gasanga we ibye n'ubugenza, nkurikirane neza ndakumva cyane, ugasanga ibye n'ubugenza. Dawidi yaravuze ngo umunsi umwe mu nzu y'Imana uruta imyaka 1000 ndi mu mazu y'ibitabashwa, ndi muri City cyangwa Convention cyangwa se Marriott n'ahandi hantu. Ese uri kunyumva neza? Cyane. Pawulo uvuga ngo demo we yaransigiriye akunze iby'iki gihe. Uri kunyumva neza? Rero ni ukuvuga ngo isi iyo ubona Datani, Biramu na Kora bavuga ngo twitoremo umuntu mukuru atuyobore twisubirire muri Egypt, utekereza ko ari ikintu cyoroheje? Iyo ubona Imana ivugana na Baramu ariko Satani yasanga Baramu akamubwira ati ntuzi ko mbasha kugushyira hejuru nkaguha n'icyubahiro nkaguha n'ubutunzi bw'isi. Ubusa umuntu uraza kubeshya isi uvuge ngo utanze $500 by'amadolari cyangwa $100 by'idolari, ariko imirimo yawe ni ukubeshya isi, ni no kubeshya abantu batareba, ni ukubeshya abantu banambara ibintu ziriya amadarubindi abana bajyaga barema mu bitaratara baberemye mu bikenyeri by'intozi. Umuntu w'umuntu niwe ubeshye. Gende gukubwira yuko hari aba archbishop, hari umu archbishop bita Benson Dawasa, yarapfuye ararimbuka kubera kubwiriza ibintu bya prosperity. Agahora abwiriza abantu yuko mbese kugira ngo Imana uyi presenting mwisi nuko buri prosper, nuko ufite ibifatika, nuko Imana iguteza imbere mu mpamvu donc amateur monétaire. Uri kunyumva neza? Rero ibyo wavugaga umwana w'ubugingo Daniel ngo yasomaga mu gitabo, akareba mu gitabo cya Yeremiya ngo akamenya yuko ngo bazamara imyaka ingahe nepo 70. Yego. Impamvu mbese abisi badashobora gukunda ubugingo cyangwa gukunda ijambo ry'Imana cyangwa ijambo ry'ubugingo nuko nyine umwuka w'isi ari wo bambaye cyangwa se niwo wabahumye, niwo ubana nabo.
ntabwo yaba we ibyo yibaza n'ibyo atekereza ari ukurya no kwambara no kujya gusiganwa muri shike no muri mike na downtown no gushaka modeli y'urukweto rugezweho no gushaka fashion ya Nigeria cyangwa se ya Africa cyangwa se wenda adasi n'utundi tuntu ukabona ibyo satani agenda asindisha isi uko satani agira malice donc agira uburyarya bukomeye cyane kandi satani we kuguha ibyuzuye isi akarimbura ubugingo bwawe ntacyo be ariko mwipfira wa muntu aranaregreta cyane ku rugero rukomeye cyane uri kunyumva neza ntabwo ntabwo buriya ni igitangazo cyo kubona umuntu ari kuvuga ngo mana twuzuza imbaraga twuzuza umwuka wera ariko yambaye ubusa yambaye nini yuzuye isi ku mubiri we none narangiye mvuga ngo mwuka wera manuka no uko ni nko kwikina ni nko kwikirigita ntabwo ibyo ntabwo bibaho nepo ntabwo umwuka wera imana si ibishyimbo bajya gusuka kera bajyaga batanga mu munzi ibintu byayo amavuta y'ubuto yazaga mu manu muri za USA mu madebe ariko ndakubwiza ukuri amavuta y'umwuka wera ava mu mpamvu muri sincerité yo kwihana muri humilité guca bugufi kwemera yuko imana ikwereka ibintu by'umwanda muri wowe ukemera no gukaraba no kuhagirwa no kubonera no kubonezwa nibwo ijambo ry'Imana risobanukirwa niyo mpamvu ubona cya gice cy'abambaza amajini na Muhammad cyangwa na Allah bamwe bawubwira ngo urumva ngo yatekereza inkota ntatekereze ko ari ijambo ry'Imana yatekereza gukaraba ntatekereze ko ari ukwihana kumva ko ari ukujya mu mazi uri kunyumva neza rero ubwiru bw'Imana ijambo ry'Imana rifite kode donc riri kode riri pine cyangwa se rifite igitwikirizo cy'uko udashobora kuritwikura utabyemera niyo mpamvu uza yashatse kurengera isanduku y'Uwiteka Imana ikamwica rero nakubwiraga barakunda abo ngabo sino kuvuga ngo ni ukwanga ijambo ry'Imana ahubwo bakunze urupfu kandi ruzabatwara rero umuntu ukunda gusenga ashaka ubugingo Imana iramuyobora kandi ni ukuri hari abantu basonzeye rega ndikukubwira muri ubu Amerika hari abantu bari kwidepriya mu buryo buri extérieurement no mu buryo buri intérieurement donc akidepriya isi akidepriya ubwibone akidepriya arrogance donc ibintu byo bishomoka n'ibindi bintu ubona abantu b'iki gihe bafite uri kunyumva neza kubera yuko yagiranye ubumwe yagiranye intimité n'ijuru yagiranye intimité n'Imana rero nta muntu ushobora gukunda ijambo ry'Imana kandi agafite ubugingo erega abegera Imana Yesu yaravuze ngo kuko nawe ubasha kuzaho ndatarehejwe na data nanjye nkazamuzura kumusima n'amagambo ari hano muri Yohana mu bice 6:43 ndumva ari cyo nakubwira bakunda Imana kuko yabimenyekanishije utayizi ntashobora kuyikunda Dawidi yagiraga inzara n'inyota byo gusenga na Mose reba Mose uva ku musozi gusenga amasengesho y'imirongo yamanuka amategeko amaze agongera akavuga ngo ndasubira kujya kwitwararika imbere y'Imana ndebe ko yakemera kubakuraho icyaha reba ba Petero ngo ba Paulo ubuje umuntu ajya kukubwira ngo ni umumase baravuga ngo yihaye Imana ariko ugasanga ibyo yihaye ni Satani ntabwo ari Imana yihaye uranyumva neza ubwo yihaye gutega ibitambaro no kugira nyine donc nuvuga ngo imirite ariko y'ikinyoma donc imirite twikiriye ikibi guca bugufi ariko bwo kwiyoberana n'icyo kiri mu mwobo buryo kiriyoberana ntabwo wamenya ko cyari agenda yifashe cyangwa ko yihaye no nta muntu w'Imana muri buriya buryo kwiha Imana ni uburyo bwa Paulo yabikoze uranyumva neza kwiha Imana ni kubikora ukabigaragaza wiha Imana ariko warihaye uhinda nta muntu wiha Imana narangiza agaruke ngo ahene ahubwo wiha Imana y'ubwaya ahubwo ikaba ariyo igira none se ubwo Paulo hano mu bakora no bakayira ibice 6 bamavuga ngo twirirwe ubusa tubabara dukubitwa twambara ubusa uzayisome kuva aho ngaho ku murongo wa 3 kugeza ku murongo wa 12 urebe ibintu byo byitwa icyo ikwiha Imana bivuze uyu muco ubonana aba batemwe bejova ukabona na abakatolike nabo badive na amacyatsi zari kuvuga bavuga ngo umuntu ngatanze ngo $1,000 by'amadolari none ubu Cristiano ko ahembwa nga mu cyumweru ahembwa nga rero yo Messi ahembwa cyangwa na Sadio Mane umuntu aza kubeshya isi ngo yatanze $1,000 by'amadolari ngo kugira ngo yubake neza none se urwo Salomo yubake ishiro habaye
ese umuntu arubaka urusengero ariko atarabasha no kubaka umutima we. Umuntu araraga ubutinganyi ko ahagarariye igice cy'ubutinganyi munyuze muri religion. Uri kunyumva neza? Ni ukubwira yuko abanyabinyoma bo munyuze bo muri ground y'iyobokamana i Buganda wo bita Kakande Kayanja Robert ninuze. None se nta kinyoma Kayanja yavugaga ko isi yagombaga kurangira muri bibiri. Ahubwo yari yaranacitse mu Rwanda bundane sinzi n'icyahamugaruye. Kubera icyo kinyoma avugaga ko isi izarangira mu 2000. Niwarangira hahirwa gatera. Uri kunyumva neza? Ni umunyabinyoma. Uri kunyumva neza? None nurangiza uvuga ngo wazanye ibuye, reba ibuye ry'umukara ritwa nuvuga ngo uriya ni mubi cyane kuruta abahaji bajya Imaka. Iriya buye ni Imaka riba. Ibura ni ibuye ry'imize ryo muri monde ni ibuye ry'abantu b'amajisi. Ibyo bagiye abakatolika donc abapadiri cyangwa se abamajisi bo muri katolicisme bagiye gusatura kuri nuze Petrasi hariya aho nimba ya Yesu. Nibyo nize no donc aripele spirituelle mu buryo bwa katolika bitagande wagiye hariya munuze mu ruzi rwa Mirakura n'ibyo buye akuramo maji yanuze ya Egypt ajya no muri Israel icyo bita muri Kabale jise. Rega nakubwiye ngo abantu ntabwo bazi ibishwe mu isi mu gice cy'imize kiyobokamana. Uyu nguyu umwe nabaka kandi nabato musembera nabanuze na ba Brazaloni hanuze nize. Nini umunyabinyoma ku rugero rukomeye cyane. Naho bita ba William nize baba Inyakenya bafite ubwanwa bugera hariya kunuze. Ubutumwa bwa Kayanja ni ikinyoma cy'ikiyanga. Nicyo gutanga $100,000 by'amadolari. Donc ni presentere na yo. Nuzubere kibeshya ni $100,000 by'amadolari. Niyo watanga miliyoni. Urukandi numva wanatanze n'ubufaranga buke $100,000. Uzuvuga $100,000 by'amadolari. $100. Nyine waje nakubwiye ngo baranyine Cristiano na nuzi. Nona baba nyine gloire femelle nyine nicyo bita temporalité munuzi. Urumva uvuga ngo Kayanjagarariye igice cy'imize cy'ikinyoma hano muri donc ari donc mu bantu bari kubaka ikinyoma hano muri East Africa. Uri kunyumva neza? Ani imbaraga bakura muri za Lake Victoria na haraza Dar es Salaam hara kunyanja y'Abahinde. Uri kumva neza? Naherukaga mu Rwanda n'umwe na bamuwangira hariya muri Tanzania. N'abandi abanyabinyoma bo muri za Kenya ninuze nabo bati Joshua nabo banuze ba Alpha Lukawe nabo bita banuze uyu nguyu wo muri Kanguka. Hanyuma senga bigato ngo Kayanja nta kintu nese akiziki. Ira ni ibinyoma nshuti yanjye ni ibintu by'imikino n'amapresentere nabikubwiye. Mu isi ya Satani atanga impano. None se ibindi ndwara ko ari uziteza. Ese ntabwo uzi umuroza kuroga kandi noneho wajya ku mupfumo akakurogora akagira intuzi. Niyo bakurogoye bivuze ngo ukora ibitangaza. Ndakubaza. Ahubwo abantu barababwira yuko mwebwe abavuga ngo muri abarokore ni mwinjiza indi cyane. Muri kunyumva neza? Ati iki gitangaza akora. Nta gitangaza na kimwe Kayanja akora. Ni bitangaza uriya nta kintu na kimwe. Igitangaza nakubwiye ngo nuko umunyabyaha abwirizwa guhunga iteka rya Gehinomu. Ubwo butumwa Kayanja ntabwo abugira. Ubutumwa yaje gutanga muri ya torero irarimo mu Rwanda nta kunyana kwa kurimo. Ibyo ntabwo ari yanase kandi we yarakiriweho iteka. Rwose nakubwiye rega aba ni abantu ni intumwa za Satani bakora mu murongo wa Satani ahubwo baba bari guhereza Satani ubugingo. Uri kunyumva neza? Wenda abantu bajye bareka kugira inuze nubwo abantu uyu muntu urazi kaza kuvugira ngo bavuze ntabi ngo nishya bizishya ari none se ubuminyone niwe muvuga butumwa wa mbere. Urumva uriya minyone niwe nawe yakwamamara nese ubu yarenza ibinyoma bya Joyce Meyer. Ariko Joyce Meyer icyategereje ni umuriro. Aba babenihiri n'umuriro bategereje. Ubu Birigaramu yawugezemo kandi ibi ntabwo ndi guca urubanza. Ni ukubwira ngo ivuga butumwa babwiriza bya prosperity ba Joel Austin ba Teddy Jakes nabo bari kibazo ntabwo ari ubutumwa bwo kwihana. Ni ubutumwa bwo kwiyoberanya buri muri camouflage birabishwe. Umuntu ameze nka Yezebeli
umuntu werena riragwa riga lendre amapantaro donc yambaye kora imushushanya igitsina imyambaro ye yambaye ubusa kandi ijambo yakubwiye ngo kandi n'abagore ni uko bashaka ko bambara imyambaro ikwiriye bakagira isoni birinda kandi batirindisha kuba umusatsi kwambara izabo cyangwa imarigana ubwo birindishije ingeso nziza nk'uko bikwiriye abagore bavuga yuko bahiriye nese ninde ukora iby'ibyo jambo nimba hose 2:15 ijambo ryavuze ngo bizamuhora iminsi yamaze yose ibigirwamana bya Bali yambaye inkweto zo mu matwi nini agakurikira abakunzi be nawe none se ninde ubona ujya ku ifunguro ryera hanyuma ninde mugore ubona utega igitambaro ariko akanirinda n'isi kandi akanuba abagore bari kwigishwa ahubwo kuruta abagabo no gutegeka abagabo isi iri kubabeshya yuko nyine niba baba perezida mwisi bakaba minisitiri ko bazaye ntabwo bakirongora ahubwo iteka ryose zahora akenera umugabo ko ijuru ninyere ku mugore wagiye hejuru y'umugabo akanatera nyina akanatera kuruta guterwa umugore iteka ryose azaba ari kwakira imbuto nabyiyambura ni umugore ziyambura kuba umugore nuko n'ubundi atari ikirema ahubwo n'imbuto ya Satani uri kumurikirana neza n'umugabo wiyambura kuba umugabo nakubwiye ko iteka ryose yari imbuto ya Satani n'aba transgender babaho n'abama hermaphrodite Imana irema yaremye abantu babiri umugore Eva imukura muri Adamu uranyumva neza isi iri kubeshya umugore n'iterambere n'ikira hejuru ariko ibyo ni no kumurinda nimba hari umuntu Imana yahaye icyubahiro mwisi ni umugore ariko icyubahiro cy'umugore kiva muri donc yakigaragaje kuri Sara yongera ku kigali umugore ugira icyubahiro ni umugore wubaha umugabo ni umugore wubaha abagabo akanamenya n'agaciro ko kubyarira Imana uranyumva neza umugore wishyira hejuru uwo nguwe atera isoni ndetse ngo ni kimu none si bw'ijambo bivuga ngo ubwiza bw'umugore udafite ukuba nimeze nk'uko wafata impeta y'izabu ukayishyira mu zuru ry'ingurube uri kunyumva neza bivuga ngo rero umugore wagira ubwo bwiza ariko ntabugerekeho kubaha Imana nyine reba niba Satani acaho cyubahira Imana ibaha ahubwo Satani akajya kuba koza isoni bura umuntu Imana yanga ku rugero rukomeye cyane niwa mugore ujya kugira gute ujya gusa no kwifuza n'intego za Satani niba hari umuntu Imana ikunda cyane mwisi ni umugore uyubaha uyumvira usa n'ijambo ryayo uri kunyumva neza kuko abyarira Imana nawe bikubwiye uwo mugore ni zahabu u Rwanda rufite umugore wemera kuba umugore kuko umugore wemera kuba umugore agira urukundo ntasenya umuryango ntaroga ntatongana nyine akorera u Rwanda agakorera urugo rwe akanigisha n'abana bakanigisha n'abagore bato ariko umugore w'urukoze soni nyine ni ukuvuga ngo nese ubwo umuntu nakubeshya yuko nyine naguhaye urugero nepo nakubwiye ngo niba umugore adatwita ahubwo nzanemera yuko Imana nyine itarema ijambo ravuga ngo ni igitangaza kubona umugabo hejuru y'inkumi no kubona igisiga mu kirere ibyo Satani arabihishwa ubwo bwenge arabihishwa niyo mpamvu iteka irye ari ukurimbura rero nakubwiye yuko bagize neza ibiriya ni amapresente linepo $100 by'amadolari n'urubwa oya ni menshi kuri wowe n'aba bayitubazi babona bagatangara inoti ubu abanyarwanda bafite amafaranga arengeje $100 by'amadolari none bira wifashe gute ubwo nyine nubira Yesu none se Yesu yagiye kwemeza abantu atanga amafaranga hambwe anabwiye Petero ntabwo yanayakoze yavuze ngo gende wasamure ifi uyikuremo nayo yajyana uranyumva neza nawe waraza akangana avuye hano hirya imize ani Bugande ngo yaje muri jet free mbere yuko ama jet free none se barutabura hano uyu ngo yaruta Pawulo none kumurira umutegereje kandi ibintu ndi kukubwira najya no muri stade Amahoro rega nakubwiye ngo ukuri mu gukena amaboko nakubwiye ngo ni igihe cyuko abanyabinyoma bazacicikana kandi nta n'ukuri bamenye kubera yuko nyine batabanye n'Imana y'ukuri uri kunyumva neza umunyakinyoma iteka ryose baramucecekera uri kunyumva neza arabizi kayanza arabizi ko adasa n'ubutumwa arabizi ko atanasa n'ubutumwa bwa Kristo arabizi ko n'ibyo avuga atari ku isoko batanaziranye ntabwo baziranye niba ahubwo aziranye n'izindi divinity urumva akorera zimuyobya zamuyobeye
umwe rero na ba TB Joshua nabo ba Rufarukawo nabo ba Chris Ndikumana birirwa babeshya ngo bakiza indwara bayinywe uraza kubeshya ngo niyo ngo amavuta ngo bagireho ngo erega nicyo cyo guhirima erega none se ubuse umupasiteri bigeze kumbwira igihe kimwe ngo yatumye akana ahantu hariya kwa Noze hariya Igasogi hari umuntu wari waragiye gucisha muri Noze muri nimba ari Nigeria naho za Israel none akana kajyaho ngo abandi noneho ngo babashyiraho ikiganza ngo abona bataguye ngo bagashaka kugakubita umugeri ngo bagakubita umutego kabo bagakubita umutego akabona abandi bagwa intozi uriko akana none karaza kabwira se yari umupasiteri nyine yeze kuyobora muri ADPR mu bibara ariko sindi byirirwe noneho aravuga ati noneho ndebe nyine izo mbaraga nyine zigusha muvuga nyine mwe ese kujya gucirira imbaraga zivuga ngo nuze ngo gukora ukagwa ariko umva icyo kintu ari ndabana banzi nimbe neza ndebe umuhunga gukora ukagwa nyine umva ikibazo ufite gikomeye cyane none se ubundi satani umwuka uri muri satani n'ubundi we wakugusha nuko uzakugusha hasi nikikwereka ko n'ubundi tigeze uhagarara ariko bahagaze kuri Kristo Yesu nta kishobora kubanyeganya ubundi ijambo rivuze ngo umuntu wubakiye ku rutare imiraba n'imiyaga byose biraza ariko wowe urumva n'umuntu n'ikiganza cy'umuntu kikahugusha warangiza ukavuga ngo ufite imbaraga z'Imana bavuga ko imyuka ya shitani iri kuvamo no umwuka wa satani gute se ahubwo abanyibwa babaye posedaho ahubwo nkibaza nkita nibaza nimba mu rusengero rw'abantu barimo nk'ijana abantu 50 kiriya ni banzi nyumva neza kiriya ni kimwe icyo cy'amavuta ni kimwe hari icy'amazi rega bafite imikorere myinshi cyane hari icy'amazi hari n'icy'amafaranga n'abantu ubuse Francis Satu aragenda akaza akakubwira nimero z'irangamuntu akakubwira nimero za banki iyo ni nuza nicyo bita ishami rya voyance Astarar uri kumva abantu bajya muri za yoga nibo bakoresha imyuka amadivinite sore izo bita za Rakiteni narabikubwiye Rakiteni ni nuze ni demo iba kunuze kuri mu kirere cya gatandatu hano hejuru Rakiteni bayandikaga kuri kunuze kuri jezi ya Barcelona uriya ni izina rya Prospect ikomeye cyane hano mu kirere iriya Emirates umwumva Emirates cyangwa izo bita Santiguru buvuga ngo ni maître spirituel guru ni maître spirituel uri kunyumva neza yego aho wita umva ngo za Santi Godinata ibyo byose ni imyuka ikorera hano mu kirere nepo uri kunyumva neza Emirates ni donc ni abadaimon Fra Emirates ukuvuga ngo rero abantu abakristo barareba ariko ntibabone bakitegereza ariko ntibasobanukirwe bakumva ariko ntibamenye uri kunyumva neza uriya rero gukora biriya n'ibyo nyine bari kwigana inzira za Yesu ariko sizo Yesu ntabwo aba mu bintu by'umwanda bimeze kuri umuntu nase Yesu imbaraga ze uzikura mu kuri ijambo ry'Imana muri imirite no guca bugufi no kutitangaza no kudashaka exclamation na exaltation z'abantu umuntu ari gushaka ko aba exalté azakayanga mu byubahiro baba bashaka n'inuze nawe bagenda bimika n'ibyubahiro ntabwo ari ibindi none kubwiye nese umuntu yimika gute umugore kandi Yesu atarigeze yemera ko umugore aba umushumba-kazi ubwo akavuga ngo umuntu nashaka kuba umushumba nuko ngo akwiriye kuba umugabo w'umugore umwe inyangamugayo udakunda ibisindisha ugira gahunda nawe yani ni isi Imana yemeye ko abagore bayobora abadepite baba bamikazi Imana ibyira byemera ni isi ari ni isi ko baba ministre baba president b'inyo ba senatrice byose baba abayobozi babakagira rero rwose ibyo biremewe cyane kuko no ku bwa Salomo habaye umugabekazi w'Isheba turi kumvikana neza ariko nakubwiye ngo kwa Yesu mu bya Kristo mu bwami bw'Imana nta mugore uba umushumba-kazi nta mugore uba umutwarekazi umuntu nashaka kuba umwepiskopi kandi hepfo aho ngaho muri Timoteyo wa mbere ibice 3 havuga ijambo yitwa ngo abadiyakonikazi abahanuzikazi babaho kwa Yesu mu bwami bwa Kristo Yesu bavuga butumwa kazi babaho kwa Yesu kumutwe ni kizira kandi uri umugore ubwo ijambo ryanavuze ngo uko nanga ko umugore yigisha cyangwa tegeko umwe kandi Pawulo aravuga ngo iryo mumenye ko ari n'itegeko mawe n'umwana none se Satani yari gukora arabiyobewe none se kuki Yesaya yari yavuze ngo
ubwoko bwanjye burarenganywa n'abana kandi burategekwa n'abagore, nyamuna ubwoko bwanjye bakuyobora barakuyobya bakarimbura inzira unyuramo. ibyo biri muri Bibiliya. Yesaya 3:12. noneho umubwiriza 7:29 ijambo ravuga ngo mu bagabo 1000 nabonye mu bagore nta numwe nabonye. Icyo nabonye gusa nuko Imana yaremye umuntu utunganye ariko abantu bishakira ibimbano byinshi. None se ninde umugore Imana yohereje ku rugamba ukubiza iteka ryose yagiye itoranya ba Dawidi? Abagore ahubwo nibo baririmba, ahubwo abagore bagabana ubugingo n'abagabo, ariko ntabwo Imana izi neza yuko abagore. None se kuki ijambo ryagarutse rikuvuga ngo ni nzabya zoroye, ariko kuki ahubwo icyubahiro Imana iha abagore bakiyambura bagashaka kuba ingare n'ibishega? Kandi muri Ezekiel 16 ngo kutihanganye ugakora umurimo mubi w'umugore w'igishega bacyamara, niko ijambo rivuga. None ku itorero ryanyu mu minsi mike mu minsi yashize byavuga ko igiye kwimika abagore. Umugore uzimikwa navuze yuko iteka ryose nzanabisubiramo iteka ryose. Ikuzima zaba yacukuye icyumba. Nivuga ngo ukivuga ngo ndi mama pase mbaye bishop kazi cyangwa mbaye apostle kazi. Ikuzimu ufite icyumba. Ndakubwiza ko ndi imbere y'Uwiteka. Ndi imbere y'Uwiteka. Imana ntihindurwa na 2024. Yanahinduwe n'1900. Yanahinduwe n'1800. Isi nikomeza iyo byabo kuyoba, ariko nakubwiye ngo abukuru bazako. Mbese inza abagore biyimye ko kwita, kandi n'abagabo rega turahari tutishyira hejuru. Rega nepo nakubwiye none subu. Rega n'abagabo turahari n'ubusubu byo kunyita archbishop bya Maria. No wabulitse waburi no kugira intu. Mba archbishop gute? Archevêque. Mba monseigneur ne. None se papete iza muri byo gute? Ndi gute nzaba père spirituel w'abantu? No, rega nakubwiye nimba Yesu yaravuze ngo umugaragu yakubwiye ngo uzabe muri mwe nyakabe umukuru. Kuko mufite umukuru mwe nyine Yesu yababujije kwishyira hejuru no kwiyita abakuru. Kuko umukuru ari umwe ni kuri Yesu. Imana ikuza ni ugira icyubahiro. Muri mwe nazagira uwita data. Biri hano muri Matayo 23:8 narabikubwiye. Rero abari kuvuga ngo ba dadi. Ngo jewe ndi papa nye. Bangishime uwo mana yaguhaye kugira bangishime ntubazi bitaba apotre. Wowe urumva wowe uri gushaka amaviews, uri gushaka kubaho gusiri viva kuri YouTube mu byukuri wamutindiwe n'umukene. Ukajya kurira abantu ngo bavuze ngo none se nimba uri umuvugizi wa minyone uzagenda umuvugira. Twebwe ntabwo Imana yadutumye kuvuga abantu, simvugira u Rwanda, ibyo ngibyo babimenye. U Rwanda rufite abavugizi. Uranyumva neza? Simvugira diplomasi, sinavugira ivuga butumwa, sinanavugira gospel, sinanavugira Imana, ahubwo uko Imana ibaye kuvuga niko mvuga. Uranyumva neza? Simvugira Imana. Wowe rero ujya kuvugira abantu kayoba ngo uyungorera nk'uyu ngo ishyari, ubisi ishyari 100,000 bahaye minyone n'urumva ari byo bagirira. None ubu ngubu Imana 100,000 ubwo nibwo bukire. None ureba abantu bari kubaka imidugudu hano mu Rwanda, ureba abantu bafite amaza abiti 100,000 by'amadolari. Ureba inzu bari kugurisha ku YouTube bari kwakamo 300,000 by'amadolari. None uvuge ngo 100,000 ni ikintu cyataka. Hari n'imodoka buziri, none se ubu nta modoka zirusibye 100,000 by'amadolari. Urumva ari ikintu cyahatari ku buryo ujya kubi bagize ishyari murebe uyu muma. None se Imana yatumye abavuga butumwa kujya kubakira abakene amazu. Ndakubaza wowe ndeba hanga iyo uza kuvugutsi namaza ngaye ntabwo ivuga butumwa ari kubaka amazu, sino kugurira abantu mituweli. Ubwo ivuga butumwa no kwirinda ibyaha, kandi no kwirinda ibyaha hari n'urukundo. Uranyumva neza neza? Kandi Yesu niwe yavuze ngo ukuboko kw'iburyo niba gukoze uko imoso kwikumenya. Yesu urajya kumenyesha isi ko watanze mituweli, waguriye mituweli abakene kubera wajya ukabaha amafaranga bakajya kwigurira akababwira ati mwihuse vuba vuba, kandi nta nubimenyeka. Hanyuma uso uri mu ijuru akaguhera, ariko kubera ko ushaka ko abantu na leta bamusingiza ubereka ko nyine uri umufatanyabikorwa, ariko buri no kwikoza isoni. Imirimo yawe birangiriye aho ngaho. Nimba ugiye gukora igikorwa cy'urukundo, genda ubikore mu ibanga ryawe. Cyangwa se ujye muri rya tsinda ry'abasilamu kuko nibo bakora imirimo kuri urwo rugero, banza bagahamagara leta nizo za Katolisisi. Ariko wiyeshya ngo uri umukristo, nta mukristo ujya gutanga ngo ajye guhamagara isi, ajye guhamagara za kamera nk'uku nguku, cyangwa ajye no urumva mwaranayobye mukajya nuze mukamuri guhanura cyangwa mukajya mu bihuru ngo mu yirindwi ngiyeme yewe urumutindi rero nagira nkubwire nepo ibintu abantu barimo ibintu by'amateatre n'amakomedi nabikubwiye bagakwiriye kujya gufatanya na ba Papa Sava
cyangwa se n'abadigidigi nanuze nabo banuze bandimbati cyangwa n'abakanyoni bakagenda komedi yes bakajya gukina komedi kuko gusenga n'ubutumwa si Yesu ubwanyu erega ntiwavuga ubutumwa bwa Kristo utari uwa Kristo ntabwo wahanura Yesu ataraguhaye umwuka we ibyo bagiye gucisha Uganda urumva abantu baragenda bakambara bague magique bakamira amasaro bakambara amashenete magique abantu bakagenda rimwe na rimwe bagasanga n'imyuka n'imbaraga zigira inuzi yewe nzi umuhanuzi witwaga inuzi yabanzaga akikubita hano ku ntuze ku kibuno agakora ku mukandara yarangiza akabona guhanura ntahari se ntiyahungiye Buganda yoge guhamagara imbaraga nyine nuvuga ngo imbaraga gihe kimwe izana idongo ishyiraho imineke ibiri irangiye ngiye kubona ku kanya mbona imeze ikase nk'imibyimba imerewe aho ku kanya idongo bambwira ngo ahagarara muri Bibiliya yarangiza akagabura amabyi uranyumva neza imineke ibiri yahise ihinduka nk'imibyimba ibiri kuri ntuze kuri sahani y'idongo yera umuntu ajya muri Bibiliya yarangiza akagabura amabyi nyine akagabura ibintu by'umwanda rega nakubwiye Yesu yaduhaye amakuru rega nakubwiye imyumverega utari uw'Imana ntuhishurire nabwiye ngo Imana ntiwayivuga ireshya itesha ino ryayo rireshya gute kuko kwayo kureshya gute ivuga ruri warangiza ukajya kubeshya abantu ngo abantu bajye kwiga teology byarakunaniye gusenga byakunaniye gusoma ijambo ry'Imana byanakubaniye no kujya gusobanuza ababihawe none se Imana ni umuheburayo nuvuga ngo ibyarwa na Aburahamu ubwo muhirwa mubeshya abantu Imana ibyarwa na Yakobo kandi Yesu si na mwene Yakobo ibyo mujye mubimenya ubwo yagiye gukiza bene Yakobo ariko nta Yesu si Yakobo kandi ubwo ari n'umunyarwanda si n'umuzungu si n'umwirabura si umushinwa si umuhinde si umugande si umunyayese ngo Yesu ni umwirabura siko mwayobye ariko buriya umuntu ugeze kumbwira ati ariko buri umusazi no kumuswa ni nk'umusazi uzamubona abyuka yarose inzozi akavuga ati mwa prophète mwa evangeliste nani bantu mwe ramagurukije we muhore muciceke uwo naje wareba ibyo azanye kabona n'umwanda ntiwanamubazama ibibazo bitanu ngo gusubize uri aho ngaho yewe umuntu ujya kwigisha abantu ariko utasubiza ibibazo bitanu ataratutubikana babaza banamubaza n'igiherereye mu ijambo ry'Imana akaje ngo urumva nyine donc mwagiye kwiga basha mwagiye kwiga donc mukajya kwigira za histo ariko nepo sinabwiye abantu nabwiye ni bajye kwiga chimie bajye kwiga za pharmacie za medicine bajye kwiga za charpentier za nizo za inuzi hano birigo batanga inuzi bajye kwiga gukora amasabune n'ibindi abandi bajye kubigira imishinga cyangwa inuzi ariko muve kwikoza isoni kandi Imana ntimwa ubusamwirwa muvuga ngo Imana ngo basereje Imana niwe wisereje Yuda gambanye niwe wagambaniye ubugingo bwe Yuda ntigeze agambanira Imana kutanyumva Satani yikize hejuru niwe kwirimbuje inshuti yanjye umunyabyaha niwe yirimbuza yewe yaravuze ngo umunyabyaha nakora ibyo ari cyo bitwaye Imana none se nukiranuka byari icyo none se uzaba umujyanama wa Kristo wamugiriye inama yo kuza gucungura wamugiriye inama zo kubabarira Faustin no kukiza Faustin wamugiriye inama zo kugenderera Nepo ngo amuhe umwuka kumuremera ari amaso uzi ko uri umuyobe mubi niyo nababwiye abo bantu abo bateologie nakubwiye ko barutwa n'abo bapoliticiens ntango n'abantu bagiye muri politiki barerura ntango n'abantu bagiye mu bucuruzi barerura bane banafite bo bashobora kuzabazwa inshingano zibyo batujuje nimba bataye nimba uyobora abanyarwanda cyangwa abayobozi mu banyarwanda iyo batujuje baranabihanira wowe bari memoye ariko se nawe ujya kwiga teology kugira ngo ukangisha abantu yuko ngo ufite impano ngo y'ubuyobozi kwa Yesu nta buyobozi buhari ahubwo tuyoborwa nawe ariko noneho Yesu agashyiraho koko iyo mwemeye kuba abana iyo mwemeye kuba umuryango ashyiraho abakuru muri mwe ariko wowe ijambo riravuga ngo umukuru azaba umuto uwari imbere azaba uw'inyuma n'uwari inyuma azaba uw'imbere rero niyo mpamvu rega Yesu yavuze ngo abantu bamusebyaga ati uriya inshuti y'ibisambo n'indaya n'abambuzi n'abakoresha bikora kubera yuko bazi kureba nyine bo abantu baragenda bakadoda ibitambaro by'agakiza bakaza bakanadoda n'impamvu z'ubutumwa mwadodere n'abateologie buzabakoza isoni niyo mpamvu uzabona abakene b'abatindi kuri za YouTube bari gushaka ngo za views
avuga ntabwo navuga nuko utagufite ukaza kuvugira nyine uwo ngo wahaye ibihumbi 100 by'amadolari uzagenda ubusa nagenda nugenda n'umuvuga neza zaguhangaye wosha hanyuma ubwo ushaka guhembesha ku muntu kwa Yesu urafite umugabane ki rero gihora kandi ubwo waje uvuga ngo uri umuhanzi uri n'umuririmbi ariko uri umuswa cyane rero nibyo mbwira abantu Imana yambwiye yuko nepo abantu nibemere kuhagirwa kuguranirwa nkuko Yosuwa yaguranye iyo uhagaze mu murimo w'Imana nubwo umurimo mu murimo bakwanduza bagusigiriza Imana kugira neza hano muri Zakariya 3 Yosuwa yambuye umwambaro w'izinga yandika umwambaro Imana n'ubu mwe na Kristo Yesu ntawe uzakurega kuko Imana izatesha agaciro none ubwo uzaza ubwe ngo Yesu nubabarire fose none se kubera yuko ijuru ari wowe uzarihagararaho cyangwa uri umujyanama mu ijuru wowe urega abantu gute kandi nawe ushaka yuko Yesu akurengera kandi ijambo ryo kubwira ngo utabarira abantu nawe nae nuwishimira gukiranirwa kw'abantu nawe azabona ishyano ahubwo uvuga ngo twari turi kubwira abantu yuko ari kinyoma isoni zibategereje hano hirya nepo isoni zitegereje umunyakinyoma kandi umunyakinyoma apfa babaye n'ukuri ibaze Baramu uvuga ngo cyampa ngapfa n'abakirani ariko yapfuye nk'umunyabyaha mutuku yapfuye urwo Satani azapfa nyine apfa kandi rero umunyabyaha iherezo rye ni ribi cyane rero niyo mpamvu rero abantu biza kubayobya Imana iri gusohoreza abantu amasezerano nk'uko wahoze bivuga kata Imana iri gusohoreza abantu amasezerano nta muntu Imana izagendamo ideni nepo ndakubwiza ukuri kw'Imana turi mu gihe cyo gusohorezwa amasezerano nise exactement kandi kubona abantu bari baragiye babwirwa abagore cyangwa abagabo n'inuze Imana iri kugenda ibagirira neza uri kunkurikirana neza nabi Imana itarage nuko nyine Imana ibibitse mu mpamvu zo kugira rega Imana none se ubwo twasenze ngo umunezero n'umubabaro byose abinzaniramo nimba twase wese kuki ushaka kunezerwa kwa Yesu kuki utishimira kubabara sha Yesu rega yabaye Kristo ku musaraba Yesu ni yabaye nkuko abasiramu babeshya ngo ahise ajya mu ijuru ngo ntiyagiye ku musaraba iyo ni blasphème kuko ni ugutuka nuzi parole blasphématoire Umwina ubwiye ngo umuntu Imana imuharubira libre arbitre yo kugira yo guhitamo iyo wemeye ikinyoma ko kikugaburira kiragutindisha ariko hakurya ukazasandara niko Yuda byagiye yadusize imbere kizana libre arbitre nibyo niko kubwira Imana noze erega urumva ivuga ngo mu ijuru ni heza cyane nta musinzi uzahagera nta musambanyi uzahagera mu ijuru ni heza cyane nta mwicanyi uzahagera none si ubwo ngubwo wowe uricana ugakobana uri umukobanyikazi uri umukobanyi uri umwibonekazi icyo ijambo ryemera urakirwanya ijambo ravuga ngo nimuhunda muzitembera ijambo ryawe ngo kuko ibyo byose kuko Uwiteka ariko kwabiremye bikabaho ngo nitaho nufite umutima umenetse agahindishwa umushyitsi n'ijambo rero niyo narindi kubwira abantu bareke abakozi b'isi bakore reka bareke baminyone bajye mu mishinga yabo bafite umukoresha mureke Kayanza arimbura abo kurimbuka sibyo anayobya abo kuyo ariko ubu nta n'isoni urumva ngo isi izarangira mu 2000 nuko ngo abadive bavuga ko ngo muri ba John Mirere ngo isi yagombaga ngo kurangira mu 1844 urumva Satani akabye cyangwa ugasanga ngo abantu bakurikiye ngo Mario Abraham ngo twege turaba Abraham uri mu muriro wayebye kandi Imana yari yahamagaye Abraham yigishaga yari yigishije ariko Satani arangiza aramuyoba nepo rega ndi kukubwira ko ari n'abantu bahawe kuvuga ukuri ariko batanye cyane muri ADP ariko ubundi ubugingo bwabo bari munuze bari ikuzimu tureka no kuvuga ngo abangabo mu macaki yego abangabo mwibwira yuko babwiriza iby'ukuri urumva bambaye umwambaro w'ibyaha bambaye umwambaro w'ibyaha bibi cyane
uri kumurikirana neza. ndabyumva cyane. Rero nari ndi kukubwira ngo ntabwo naje kubibutsa kubaha Imana, ahubwo naje kubabwira yuko nimuhunge ibyaha. Nimuhunge ibyaha, mugwize urukundo, mwubahe Imana, mwumvire Yesu, mwumvire umwuka, musome ijambo ry'Imana, mufate umwanya mujye muri Bibiliya, mufate umwanya muzamuke ku misozi musenge, mufate umwanya mwirize ubusa, mufate umwanya, kuko umuntu w'Imana yarabwiye ngo Imana iracyakiza indwara. Yesu azahora iteka ryose afite mu biganza bye ubutware bwirukana kanseri, bwirukana mugihe izo za mugihe zari za kanseri zicaga, za diabete, za sida, yego kurwara ibabaza amasima n'ibindi bintu n'indwara za karande zikirya. Yesu arakiza. Mureke kugeza muri izi mpano abamagisiye no muri za framasoni. Muri za framasoni nakubwiye nepo hari Satani atanga impano yo kuvuma, agatanga n'impano y'umugisha, ariko byose ari ukubeshya. Arabikora ugasanga nyine hari umuntu yahaye ururimi rwo kuvuma, ugasanga hari umuntu yahaye ururimi y'impano yo kuririmba, kandi akaza muri go. Ubu rero Satani gukora kwe cyane cyane ari kwibanda muri secteur ya gospel. Kubera icyo ari kwibanda kuba ari kurimbura neza. Mbese ntiwabyumvise neza? Kurimbura biroroshye. Nyine ni kuvuga ngo umunyabyaha kugira ngo ntahunge n'isi ajye kwihisha hahandi. Harimo n'abantu barukiye amafaranga cyane. Yego. Uri kubyumva neza? Rero kubera yuko abantu batigeze bakurikira Kristo Yesu, none si ijambo niwe kubwira ngo kuko gukunda imi ari umuzi w'ibibi. Yego. Narimo abenshi bazi yarikiye barangije bihandisha imibabaro bakurikirana kurimbuka. Ariko wowe ujye uhungirwe. Ukurikirane kwizera, kugwiza urukundo, unarwana intambara nziza. N'amagambo Timoteyo yabwirwaga na Pawulo hano mu bice 6. Rero Imana irashaka yuko utera umugongo isi, hanyuma ahubwo ukuri kukuzurira muri wowe kukakuyobora. Kandi ijambo nimba ryakubwiye ngo umuntu Imana yamuremeye kugira ngo guhesha Imana icyubahiro. Ariko uyu munsi wa none bibereye mu bikoza isoni ijambo ry'Imana, mu bikoza isoni Imana, mu bitukisha izina ry'Uwiteka. Nuko nguko bimeze. Ntabwo byoroshye. Natwe abantu ngo umuvuga butumwa ukomeye ikirangirire. Uriya ntabwo ari ikirangirire mu isi y'umuntu bose, mbona abantu benshi bari kubyumva kimwe. Oya si no kubyumva kimwe. Ngo hano y'u Rwanda. No, nta kintu yahanuye u Rwanda nepo. Ntabwo u Rwanda urukeneye ubuhanuzi. Nese u Rwanda ntabwo rubayeho kubw'ubuhanuzi. Banze nyumve neza. Na Isirayeli yashyizweho yabayeho kubw'abantu. Ubu munsi none ntabwo bari kugendera mu ntuzi. Nubwo abantu ari gweshya ngo nibubaka ngo urusengero bakagira ngo agakiza kazasubira mu ntuzi. Ariko abantu bahora bigira intuze. Rero nakubwiye none si bakubwira yuko waguye nigwa ngo agakiza kazongera kakuzeho kubera nyine intuzi. Ni ukuvuga ngo ubuntu bw'Imana, ni ukuvuga ngo kugira neza kw'Imana niko kurehereza kwihana umunyabyaha. Ariko ubwo nangiye umutima. Rero nakubwiye none si ijambo nimba rivuze iryo jambo ko bavuga ngo ni iryandika bitabasha gukura. Pawulo wavuze ngo mu mahanga, Petero nabwo kandi nawe yarabivuze, mu mahanga yose ubaho Uwiteka yakora ibyo gukiranuka. Nisi Yobu banzi undere hano. Yobu yari umwisirayeli sha. Subiza. Ntabwo yari. Kutansubiza nepo ngo nyongere mbaze kandi. Ntabwo yari umwisirayeli. No yari umwisirayeli. Ntabwo tubizi. Ntabwo yari we. Ntabwo yari. Ntabwo yari umwisirayeli. Yobu ni yari umwisirayeli. Uri kumurikirana neza? Barababyaza nubwo bavugaga kuri. Uri kunyumva neza? Babyarizaga muri Egypt. Yego. Hari bataraheka numva n'amategeko umukuri kw'Imana. Uri kunyumva neza? Yego. None se ubu Yakobo we yubaha Imana. Turi kumvikana neza? Nta mategeko ya Mose yahawe. Subiza. Aburahamu se we yari umwisirayeli. Ariko kuki abantu barindagiye cyane? Abantu bararindagiye cyane. Imana itanga ubwenge bwo kurobanura. Nindi jambo rivuga ngo Imana yaremye umuntu umwe. Uri kunyumva neza? Ahubwo mu isi ubaho Uwiteka agakora ibyo gukiranuka, uwo nguwo Imana iramwemera cyane. Yego. Imana yemera umugore mu isi wumvira ijambo ry'Imana, usa n'ijambo ry'Imana,
uko mbese ukora uko ijambo ry'Imana rimusaba n'uko rimuyobora, utari ikigenge, utikakaza, ukunda impamvu zo guhugurwa kandi agasa n'ibyanditswe byera. Kino nakubwiye mbese umwebera umuntu ushobora kwigira umusirikare kandi leta itamuzi nk'umusirikare. Ikibazo niko nyine nakubwiye n'umugore uvuga ngo ni pasiteri cyangwa niko yigira munuze mu bwami bw'inuze bwa Kristo. Yesu yategetse yuko umugabo ari uzaba umushumba cyangwa ari uzaba umutambyi. Ntajya kuvuga ngo turabami n'abatambyi. None se kera nyine abami ntibabyara abatambyi ntibabyaraga abakobwa bitwaga abatambikazi. None se Yesu nyine ko Mariya se yari mu ntumwakazi. Mariya Magdalene yari mu ntumwakazi. Ariko kuki nta bantu none se bangi nyumbe neza. Njye nakubwiye nk'uko umunyarwanda ataza avuga ngo genda umusirikare w'u Rwanda utagize. Uri umunyarwanda ariko ntabwo uri umusirikare. Turikumvikana neza. Hari institution. Nimba hari inzego ni uri kunyumva neza inzego bwite za leta. Hari inzego bwite z'Imana. Kuki insiti abantu batigira mu kuri kwisi. Ubu iki cyatsi cyakihibara bikavuga ngo ngiye kurabya ururabyo rw'umuhondo. Kubera yuko nanjye ndi icyatsi ndashaka uburenganzira. Kutansubiza. Bakikera ipapayi ngo kubera ko nanjye ngo Imana itarabanira abantu ku butoni. Kandi bivuga ngo hari nyine buri kintu. Umuntu Imana itanga inka. Imana itangaje abagore gutwita no kubyara no konsa. Nyabaha no kuyobora n'ubwenge nakubwiye ibaha n'ubwenge. Ni isi barabwerekana kuko tubona muri Bibiliya ngo Abigayili yari umugore w'uburanga kandi w'umunyabwenge. Abagore bavamo abarimukazi beza cyane, bakavamo abaganga beza cyane. Kuyurwa n'umugore uri kuguhumuriza uri kukubwira amagambo nabikubwiye nepo. Ariko umugore uri kuvuga ngo jewe ndi bishop kazi ndapo nakubwiye mada warayobye kandi uzarimbuka. Yego. Urakoze cyane Pastor, urakoze cyane ku kiganiro tugejeje tugenda dusatira n'umusozo. Yego cyane n'ukuri. Ngiye kuguha kanya nimba ikindi kintu urwongeye kubyovuze cyangwa se n'undi butumwa uratanga uze no kwita dusoreza. Nepo genda kubwiza ukuri yuko Imana yambwiye yuko mbwire nongere kubwira abanyamasezerano cyangwa abanyamasengesho ukita ku nepo ntuzite ku makuru y'umuntu uzaza ngo agusebye. Ngo gusebya n'ubundi umwanda n'umwaka uzaba kuri uri kunyumva neza. Imana yabwiye Aburahamu namubwira ngo nzaba umwanzi w'abanzi bawe. Uranyumva neza. Imana yabaye umwanzi w'abanzi ba Eliya. Erega nepo impamvu abantu barwara inzigo bakarwara inzika nuko batazi ko mu ijuru hari Imana ihora inzigo. Aba bashaka kwirwanirira nuko batazi ko mu ijuru hari Imana isobanura umuntu. Imana isobanura Aburahamu, isobanura Eliya, isobanura Abasamweli, isobanura Mose. Uri kumurikirana neza. Mose yaramusobanuye. Impamvu wowe mushumbuzi ukisobanura nuko nyine ntufite igisobanuro cy'ubugingo, ntufite igisobanuro cy'urukundo rw'Imana. Uyu mugore batuka akajya gutukana nuko adafite igisobanuro cy'ubugingo. Yego. Rero abana b'Imana ntibisobanura ahubwo Imana niyo ibasobanura kutanyumva n'umwuka niyo ibasobanura. Icyo ni kimwe. Icya kabiri Imana yambwiye yuko wirebera mwima umuntu yikutuka cyangwa kubwira ijambo ribi ujye kwivovota no kwitotombera Imana. Uri kumurikirana neza nepo. Umuntu yigutuka yikuraga yikugirira nabi nurangiza ngo Imana ujye kuyambika iyo mirimo wakorewe n'iyo murozikazi cyangwa n'uwo murozi. Senga wamagara Imana ahubwo Imana izi kurwanirira. Imana wijya kuyambika umwanda wakanwa kabi kakuvuzaho amagambo mabi. Ahubwo rwana intambara nziza usenge ufate ibihe wamagara Imana izaza donc ikore vengeance. Ako naka kabiri nari nkubwiye. Gatatu Yesu yambwiye kubwira isi igihe n'ibihe biri mu kiganza cye. Iminsi n'imyaka biri mu biganza bye. Wanyumvise neza. Abantu bibeshya ngo igihe n'iki igihe n'iki. Yesu yambwiye kubwira abantu nibashyire akanwa n'iminwa hasi basenge. Yesu ntabwo agira abahanuzi bakabara nkuru. Yesu ntabwo agira abahanuzi batari nkuru. Nepo nigeze kukubwira ijambo rikomeye cyane n'ubu ndongera kubisubiramo. Yarakubwiye ngo niba ari umuswa uriho mu isi ni umuteoloji kandi nimba nanone hari umuswa wabaho mu isi.
Imana yamubona mu bahanuzi. Ariko niba hari umuhanga wabaho n'umurwanyi ukomeye wabaho, ahishwe mu bahanuzi b'Imana bukuru. Yego. Uranyumva neza? Ndakumva cyane. Abubaha Imana, Imana ibafitiye uruhisho nepo. Imana nishobora gutuma umuntu yubaha. Imana nishobora gutuma umukobwa yubaha, umuhungu yubaha, umugabo yumvira, umugore uyumvira. Umunyamasengesho uherana nayo, uhera imbere yayo. Rero Yesu yamubwiye yuko n'ubundi aje kugira gute, aje kwerekana intego zo gusohoza amasezerano, kandi abantu isi iri mu gahuge nepo. Uranyumva? Yego. Isi iri mu gahuge, ariko Yesu ari gukora mu ibanga, kandi asoza icyo yagiye avugana nabo yagombaga kuvugana nabo mu ibanga. Isi iri mu nduru, isi iri mu rusaku, kandi nakubwiye yuko isi yuzuyemo ari urusaku n'induru. Ibisambo nibyo biri kwayobora, nibyo bihari. Ariko abitaje ubusinzi no gusinda amagambo, no gusinda gusambana, no gusinda gutukana, no gusindirwa mwakugambanirana n'inzigo n'ibindi, Imana izabuzuzaho icyubahiro n'agaciro kayo. Wa mukobwa we humura, wa mubyeyi we humura, wa muhanuzi we humura, wa muhanuzikazi we, yewe mama, yewe papa, humura mu izina rya Kristo Yesu. Yesu aje gusohoza icyo yavuganye nawe. Yesu nigeze kubeshya, Yesu ntahemuka, Yesu ntasa n'abantu, Yesu ntasa n'ibihe. Yambwiye ko ibihe n'igihe abifite mu kiganza cye. Rero humura, wikita ku bihe, wikita ku bakubabaje, wikita kuko utareba igisubizo. Aburahamu intama ntabwo yazamukanye ku musozi Moriya, ahubwo yazamukanye ijambo, yazamukanye ururimi rufite kuvugana kwizera. Haravuga ngo ku musozi w'Uwiteka kizabonwa. Nawe menya neza ku musozi w'Uwiteka Imana izakubonera urugo, izakubonera ubuzima buzima, izakubonera inzu, izakubonera impamvu z'ubwishyu, izakubonera impamvu z'ubutunzi, kandi izaguha gutunga rwose no gutunganirwa mu izina rya Kristo Yesu. Yavuganye nawe umugisha, nta muvumo umuntu azakwambika. Yavuganye nawe ubuzima buzima. Imana izagukiza indwara mu izina rya Kristo Yesu. Imana izakwitaho, kandi tape emefode sadene shadeleva. Yesu izakubahiriza cya cyubahiro yakubwiye. Imana ntabwo izemera yuko isoni zihinduka umuturanyi wawe. Kandi n'uburwayi ntabwo ari igihembo n'umwambaro Imana yambika abantu, ahubwo Imana izakwambura ibintu byose byambika umutima wawe intimba n'agahinda. Rero humura, komera, shikama, senga, izere mu izina rya Yesu Kristo. Yesu yambwiye amagambo abiri. Yambwiye ngo nimusenge Imana kandi muyizere mu izina rya Kristo. Niko Imana yambwiye na Paul. Ni ukuri ko Imana nabonye Yesu ambwira ngo musenge Imana Data wa twese wera mu izina rya Kristo Yesu, kandi mumwizere mu mpamvu z'ukuri kw'ibyiringiro bisohoza isezerano n'ibisohora ku musozi w'amasezerano. Yego, nayo magambo. Reka tugushimire, tugusabire umugisha. Imana iguhe umugisha mugaragu w'Imana. Imana ishimwe cyane, Imana ibahe umugisha namwe mu izina rya Kristo Yesu. Ntibiza ko tuzasubira bitari kera cyane. Nepo urabizi neza ntabwo ari komande uma, ahubwo ibibereye fose no kuvuga ubutumwa bwiza bwa Kristo Yesu. Kandi ni n'umugisha, noneho kugira ngo ntangarize, ni umugisha kuba mbumbura kanwa nkavuga gukomera k'umwami Yesu Kristo. Amen. Yesu aracyari igitangaza, kandi Yesu aratangaje mu mpamvu zose. Imana ibahe umugisha. Imana nayo iguhe umugisha. Yesu ko yari kera n'uyu munsi niko akiri, kandi aracyakora imirimo n'ibitangaza, kandi Faustin naho Imana ikomeze kugenderera mu izina ryawe. Amen. Kuri mu mashimwe n'ukiri mu yandi mashimwe. Nepo ndakubwiza ukuri kw'Imana, umwami n'Imana ikomeye cyane mu mpamvu za Faustin zose. Amen. Turagusaba noneho utanga nimero za telefone watureho abantu umugisha. Yego. Noneho turaza gusenga ntituririmba. Yego. Nimero za telefone ni 0782 21 510 07 0788 21 510. Yego. Imana ishimwe cyane. Reka dusenga. Amen. Data mu izina rya Yesu Kristo, mereye ku muntu wawe Nepo, Mana musabiye umugisha mu mpamvu z'akazi, mu mpamvu zo guhirimbana, ashaka kugira ngo ubutumwa bwiza bwa Kristo Yesu ugere hakurya, ugere hakuno, ugere hirya na hose mu izina rya Kristo Yesu, kugira ngo abo kubonesha impamvu umutima ushaka Imana umonere mu mpamvu zo gusenga no kumva no kumvira iby'umwuka abwira abo kumva no kumvira ijambo mu izina rya Kristo Yesu. Rero Yesu ndagushimira yuko uriho,
kandi yuko ufitiye abawe ingororano, kuba afitiye ibihembo, kuje gusohoza amasezerano y'ihumure ku bakwiriye guhumurizwa, ukarengera abo gutabarwa, ukabatabara ukababera umutabazi, ugakiza aba bantu bamaranye impamvu z'intimba y'uburwayi, ukabakiza kandi ukaborohereza mu izina rya Yesu Kristo, ndetse ukabambura impamvu z'umwambaro w'ikibi. Byabaye yuko uburwayi bwatinda ku muntu imyaka 12 n'imyaka 38, ariko ibyo byose wabyerekanye nk'Imana ikiza. Ikibazo cyangwa indwara naho yatinda, ariko uragaruka ukiyubahisha. Impamvu rape emefede sadenesha seribasi naho yaremera ikaba ndende, ariko uri Imana iramende fode sadenesha. Uvuze ngo ntabwo uzatuma umuntu wawe aturana n'isoni, ahubwo uzamwicaza mu mpamvu zo guturana n'umusozi wo kuvugirizwa impundu n'ishimwe. Rero mu izina rya Kristo Yesu natuye umugisha ku bakunzi b'umusaraba TV, natuye umugisha ku bakobwa, natuye umugisha ku bamama, natuye umugisha ku bana bato, natuye umugisha ku mbuto ziri mu nda z'abagore batwite mu izina rya Yesu Kristo mu banyarwandakazi, no mu bantu bose aho bari hose mu bice by'isi, mu bice bya Afurika, aho abanyarwanda n'ubwoko bw'abanyarwanda buri mu izina rya Kristo Yesu, arumva ururimi rw'ikinyarwanda mu izina rya Kristo Yesu. Mbatuyeho umugisha mana, ari mvuze ngo ubwoko bw'abanyarwanda nibuhabwe umugisha, ubwoko repene fedesa bw'umunyarwanda n'umunyarwandakazi bagabana amaboko kandi uremera amaboko akomeye, umunyarwanda n'umunyarwandakazi mu izina rya Yesu Kristo. Ushyitse ivuga butumwa rizima, twirukanye uwo mwanda n'ikinyoma cy'abahanuzi rikiri mu izina rya Yesu. Ibuye ry'umwijima turabyirukanye mu izina rya Yesu Kristo, nivuga butumwa ry'ikinyoma n'umwanda turabyirukanye mu izina rya Yesu. Twirukanye urufatiro rw'umwanda wose wa Satani mu mbago z'igihugu cy'u Rwanda, agura abanyarwanda, agura u Rwanda mu izina rya Yesu Kristo. Ruha umugisha kandi ruhire hore umunsi ukageza iteka ryose mu izina rya Kristo Yesu. Amen. Urakoze cyane. Amen.